dore igisebe mfite byose nagiye nigaragura nanga birahari nigaraguye mu byondo wabanje kwikira ATM machine buryo izina rya Ben ugenda ukajya kwigaragura mu cyondo uvuga uzi wera ko abyigaragura muri kwamamaza kampani runaka buriya wantengushe umbabarire wantengushe ndiherera ndarira urimo kumva ndashaka kugira ngo mpora gahora hozwe n'iminsi kakubitwa n'inkora nagurarira mu cece kwimugore this is the beginning bro giti mu bintu nakoze hari icyajyanishwa n'itegeko ariko naragowe pe wewe reka ngubwire benda rero rega Godfather abantu barasebye man abantu barasebye yaguye amafaranga menshi amafaranga membwa ku kwezi cyangwa amezi abiri niwo bwa mbere nayabona ku isaha imwe cyangwa ku munota bira nta muntu umuntu wese abishatse nawe utabishobora skuna baye bekuna ba rero ku bihumbi 100 byawe undi billionaire iyo ufite amafaranga nta muntu ukuvugiramo inzira nyuti mu mashini ngurire sante ezongeza hano mbamona muzazanengwe mu mujyi no kuhagize Nikita mu mujyi kira ntago ari baje bitonda rya nibigarasha bizazana oya kan ngaha nyumbira ahantu kiramana ageze none mwana yebwa buri Nikita we warivugiye bwawe ukubura guti ni kuri kutwereka balance Nikita umubwire kuri kiramana ani mbihorere fakuba akajana kanje nagakenyereye ibindi mu bireke ko tuvuga n'abatari buduhe n'ikintu baduhaza Nikita nawe yahembwe se nsimbuke none zuri ko igenda vugiye ikindi atinyemo abantu babiri ntazavuga abantu bavuga nabi igihugu cyanjye ndetse n'abantu bavuga ese we amaze kwogosha bidanye nyuma akahita kivuga nayo ibindi byose kabisa ngiye mujye mu musharinga ariko ngewe urantize nose mu byo nabuza bigeze mvuga ko ngewe ndi Nyagarwanda nyine amaze kwogosha biriya nyuma akahita kivuga nabi igihugu uwo mwajya umva hari ikintu tumwigane tumuti bishanga urasetsa umva hari ikintu utazi wowe warivugiye ngo tuzatera ibuye ku karere unakurivugiye ngo tuzatera ibuye ku karere uribuka ko wivugiye ko madamu wawe yagukunze nta n'ikintu ufitemo muri shaka umpaye nkavana shemusabazina wanjye hano ndakubujije itore gato banza uceceke mana nawe ugende ukavugire mu bantu mubwire ko tuzatera ibuye ku karere niwagiye ibintu byose urabikora bikanga ukagaruka ku mbuga nkoranyambaga zikaba arizo ziguhera amafaranga ukirwa ukubita abantu ubu ko utavuze kuzatera umuntu ku karere ibintu byose wakoze ugomba kwigaragura mu byondo ari byo bintu byavuga ngo nje ntabwo ninjira kwigaragura mu byondo bwawe ariko uko biri yanjye mbifata ushobora no kubikora kugira ngo nyine imihanda ivuge uko nk'iki mu nzira yanjye reka nkorera ibyanjye nanjye ndongore nk'abandi uza abakobwa birirwa bancika hejuru yuko nafite ubushobozi uza amahirwe abona ibyondo yikaraga ako be ubwo baguhangaye ubu none hagize n'umuntu umbwira ngo tugenda babarira wikaraga wongere wikarage mu byondo ndagukandira nako kanya hari ibirenge bidasafiterere be utarakira ibyo bisebe dore igisebe mfite byose nagiye nigaragura nanga birahari nigaraguye mu byondo wabanje kwikira ATM machine Prophet Joshua madora ngaho ngaho ngewe ngubu sinaguza ikintu kitwica n'abastari mu Rwanda ikintu cyitwa abastari mu Rwanda nagiye kubona ngo na comment ibaze mbabarira niba ufite indi telefone kirama ugende kuri Instagram urebe kundira video yarebwe urebeshe yifite urebe na comment ifite ngiye nakoze repete ndayisura ntabwo nigeze mbona zira comment ikintu cyose ngende nakubwiye nyine ngenda impamvu nguye ngo sinajajinga video ushobora kuba wanabikoze kugira just nyine imihanda ishye nyine nari kuri mu content creator ngiye numva content creator nuko ngo niba mbonye umuntu akaza akavuga urubyiruko rwose aragenda ruhereza ijana mwirwa muvuga ngo benda tereta abana imyaka 13 nubusa vuga ATM machine Prophet Joshua mtengu kandira angaho ubwo kuri mu bantu mwese muri no live ayo mafaranga bakamukorera ririra kuvuga umuntu riri nayo yakorera pe cyo nakiguhamiriza
baza abandi Benda muzi kuvuga abantu mutabereye mu mutima. Benda ngo Karame. nago ibirikika byose ariko tugomba kubirya. Yewe mwebwe umva ubundi kuva na Yesu bamwishe hari wabamwanga. Benda Ebaze nkabira iboro nyine nyuma ya uje kugafata irigasi gahinduka ukaba umuntu nyine twubaha tuvuga ati umuntu Benda nyine konura uwo ngo uri kubikora ibyo nguje nawe ushobora kuzamuha mu myaka y'ahazaza tukajya tuganira zira video. Yego. Warura ariko Oye nsubiri wewe mbaza narinda gusubiza. Nyine umunsi okay kamaze ngo urugero sibyo mukanya waruvuze ngo ari gihe cyageze nyine no kwishyura ari ikibazo sibyo muri kijya gihe ntago nari nzi ko nshobora kuzaba uyu nguyu ndiwe kano kanya Yego. ariko naritwararitse urukumva ku buryo kwitwarika kwanjye ko hashize hanje ari byo bindinda muri kano kanya. Yego. None se wowe kutazazaza hawe ko hazaba hameze sibyo umunsi bizaba byakunze nawe uri umuntu tugomba kwicara tukavuga ati Benda nyine ko ushobora kubona muri kano kanya uri umu DJ ushobora no kuzabivamo bitewe n'ukuntu amafaranga yiyongera kumara ibindi cyiciro ugomba kujyamo kitari ubu DJ kitari Benda kuri TikTok ukaba undi muntu w'umushoramari hamwe bamva nyine na respect uyigonga sibyo. Yego. Zira video nituzigarura bizaba bimeze bite uzishima umva muzavuga umwana nyuma yari yirinze. Nese bitwaye uramwibuka kera yivira ubanga mu byondo shaka kubera Prophet Joshua none reba hana ari iby'Imana ikora biradutangaza ahubwo ikintu cyawe hamemukira nugusubira hasi no bundi byo kumbwira ngo nabaye ngugaruye video ko nanda bamufatanye ko video yambaye ubusa ko ari kwishakira ibiceri video ntacyo twaye ahubwo ndi kubaza yashimye umuntu ko ari umukire itonde gatanganire na Kiramani kuvuga ko Benda yagezeho yabikoreye erega imyaka si ubugimbi niba ari ubugimbi we yavuze ko umuntu ari umukire hari ikindi yavuze se ariko bakire we jewe navuze ngo itonde gato mbisubiremo iki kintu mishyireho n'umucyo sibyo abantu tajya babona n'ibintu byarananiye rimwe rimwe ukavuga uti umuntu niganaga bari seri jewe urumva nagiye mbona abantu Kiramani sibyo bambuza kubyina ngo nta kintu bizakumarira barabya kwambara ibitenge kwa kuza video nakoraga za content zo kwambara ibitenge ngasubiramo inyogoye nawe nuza vava nasubiramo abantu bose nkabikora nambaye igitenge barambura igiye uwa uramuhungu mwakundana gute umusazi kuri yirwa ku matiko yabira nabirenze ko byakugejeje ku followers bitonde gato ndacyakukubwira nyine tibavuze muri famille nibavuze abakobwa nibancitse n'ubu barajyancika ngo simubanyisha ngo ibyo bintu ngo ntabwo byanyubahisha kandi mu kanya n'ubundi sigara gatenge se ndakambara nongere nkambare mu kanya gato yitonde saa sita zibanze zigere twikorera amakoyini ikintu rero ndi kubasha kuvuga ikintu nshatse kuvuga urakizi se nta muntu n'umwe kuri ino si n'umwe ubaho kuri ino si nyine ndi kuvuga isi yose tubaho urayizi si nawe nta muntu n'umwe kuri ino si uzakugira inama ariko uri gutera imbere uri kumva Kirama akubwira ngo ibintu uri kujyamo ntabwo ari byo akakubwira ibyo bintu ibyo bifiri muri gukina ntabwo tubikunda ni bibi urabyina nabi Benda kubyina bizakumarira iki urabona uzabaho ute abantu bagiye bancika ariko nta muntu n'umwe mana uzakwishyurira inzu kugira ngo unabyemere kugira ngo wumve ukuntu ikintu kinateye ubwoba mu nshuti zawe ufite kuri story yawe ngishobora kuburebwa n'ibihumbi 20 cyangwa kuri IG cyangwa kuri TikTok ahantu hose babwira uti ndashaka 10,000 nona induzakuhereza nje babima wewe zimpamvu babiguha se nukuntu bigiye kare ukiyerekana ukanetwe werega bavuga we n'umuryango ugiye kwitwa n'inzara nizo mwe bashobora kukugirira ariko Prophet Joshua yavuze ngo umuntu umuvuga gusa kereka mweretse nk'ibintu naguzemo kuko ndabizanye amafaranga y'ubuntu apfubusa nahise ngenda buri ibintu mbyuzuza mu nzu byose ndabiza apfubusa najya no mu kabari ngewe nshobora kugenda mu kabari nka spendinga like
miliyoni 40-60. Oya baranzi uzabibaza, niyo mpamvu ubona ku bintu byancanze. Njye nagenda mu miliyoni 100 nkayanywa mana, amafaranga yapfa ubusa. Ariko navuze uti Imana irayamaye, niba yamaye reka ngira abantu mfashamo nabo mbaye blessing. Njye nayakoreye nigaraguye mu byondo. Mani mubwiye amafaranga Kiramani yamaye. Nashaka bafite gahunda yo kwerekana ko urubyiruko wenda rushobora kuba rukennye. Ntabwo dukennye mani, ibintu dukora, ibintu byose dufite, ibintu byose bifite muri nonzu narabivunikiye. Sibyo, ntabwo dukennye, ahubwo twebwe dufite inyota yo gukorera amafaranga. Icyo kintu ntabwo abantu bacyumva. Nguti ngo nawe Benda urimo urasabira. Benda noneho nimba ufite inyota yo gukora amafaranga bakubwiye ko no kwica umuntu wamwica ngo ukore amafaranga. Hoya ari ibintu tureba. None sibo niba nakica umuntu ubu tuvuga ko batabara bimpropose. Aragupropose kwica umuntu. Niba byemewe koko kwica umuntu, umuntu yakaba yabigupropose. Kandi ikindi ukuntu aba yanabivuze yaba avuze uti aho kugira ngo muvuge amatiku banze ujye bumva ubukuru Prophet Dosho yavuze. ATM machine umukire wa mbere kwisi. Urumva? Reka ubu ngubu mfite ture y'amagi iryamye hano. Urumva mfite amature y'amagi, ubuto amarito nawujuje, essence nujuje, ibintu byose nabyujuje. Nanashaka ubu navuza n'induru. Urebe ko ndi gusaba ngo mu nkande hari igihe kigera ukagaga. Urumva? Benda nagushobotse. Hari igihe kigenda umuntu agashyuhaga. Mani ntabwo ujya wumva imyaka Benda nagushobotse mani. Ntabwo ujya wumva imyaka ivuga ngo uriya mwana ari mu myaka y'ubushyuhe. Ndashyushye. I'm hot. Urumva? Rero ikintu mashaka kubabwira, ikintu cyose mwakora mani, njyewe ndi umuntu wo guhamya ko mfite abafollowers 700 kuri TikTok, abafollowers 280 kuri TikTok, nako kuri Instagram mfite ibintu byinshi, mfite na repetitive ya miliyoni 6. Ariko nshobora kuvuga uti ndenda gupfa ni mu nabari. Nahamagara abantu 10 nizeye bakangurira twara. Twebwe ubuzima mani tubayeho ubw'abasitari nyine nubwo ruhangana mpaka upfuye. Kandi koko baravuze uti umugabo azabona ikintu cyose ariko yibishya kuye. Mbabarira uvuga uti nona Benda genda bigaragure mu byono ndahita ngutikandira urebe ngiki. Ntabwo kandi tutabikoze. Cyo hano hanze afungura igipangu ete ngenda nkigaragura nkavuga uti ariko yankandiye. Kujya mu gitondo uri mu mamaga twangura uti allo umwana ararwaye. Money is money bro, amafaranga nyine ntacyo atakora. Niyo mpamvu ubona njyewe najya ndamba mu rukundo kubera ko banshyiraho condition nkababwira uti ni ukuvuga ngo amafaranga ntacyo utakora. Erega bure nari kwiherera ndimo kwira. Umuntu wese umva nkubwire riririra miracle. Umuntu wese akumenya ukuze. Nitukaza ngo twirirwe iyo ukundana n'umuntu ntabwo uri ngombwa ngo uze umubwire uti nyamara ndi ibintu ukora ngo ntabwo ari byo. Yego pe ushobora kumugira inama. Ibintu mu nama mu rukundo bibaho ukagira umuntu inama. Ijambo kuri pano ye mu muntu. Urumva? Ukagira umuntu mani ukamugira inama ukamubwira uti mbabarira ndagukunda ariko ibi bintu ntukabikore. Ibyo mani njyewe umuntu nzi nataka muri sale motor aranzi azi ukuntu nanganaga azi ukuntu nasaga. Icyo gihe nitwaga Papa Cyangwe arwara izina ryanjye Rocky arambona arambwira bashaka kugurirwa izina ryanjye kuko namurusaga abafollowers Papa Cyangwe. Nitwaga Papa Cyangwe ngiye musha n'abafollowers nanarebwa cyane icyo gihe. Nyiri umwataka muri sale motor winjira uri umukobwa cyangwa umugabo nikari imyenda mwiza n'inkweto sister nikari imyenda mwiza n'inkweto papa nikari imyenda mwiza mujene nta kindi kintu mvuga. Nagiraga ku mugoroba iminwa yumye mu muhogo humye naranarya. Ngagusobanurire Benda. Urumva Benda Godfather ntabwo nigeze ngenda nari ndi kure ndi ku bintu guturagura kuvuga kandi gibura nakurakariye. Urumva? Izina ryawe ufite urukumva
content urakabikore ahandi hantu buriya nafashe umwanya nditegereza impamvu nuko ari content cyangwa bashaka kwiyameza ari content uri gukora cyangwa ni challenge y'iyi mbesire ku buryo izina rya Ben ugenda ukajya kwigaragura mu cyondo uvuga uzi wera ko wabyigaragura muri kwamamaza kampani runaka buriya wantengushe umbabarire wantengushe ndiherera ndarira urimo kumva ndashaka kugira ngo uravuze urahora bwira mpora gahora hozwe n'iminsi kakubitwa n'inkora nagurarira gucece kw'umugore. This is the beginning bro, it is the beginning man. Iri ni itangiriro. it's a beginning Utazi icyongereza mubwire ndagusobanurira. This is the beginning. Nshatse kuba iri ni itangiriro. ngo babivuga ngo Baravuga bati the beginning this is the beginning. ngo In the beginning. In the beginning. Wowe nsubirishamo. Kira mama. Fani nakubwiye ngo ubu ngubu ni itangiriro. Bari kumusaza aratari. Izina ryanjye Itangiriro. nigaraguye nakoze iki? Mbwira izina ryanjye mfite n'ikintu nakoze uvuga uti ngiye Mana ishimwe Bagiye kumuha yada ahubwo itabaraza bakwihera ya. In the beginning. Kira ndakubuje. Tone gato. Linda baby, you're welcome, Linda Kandi baby. umva banze babwire Godfather. Linda baby, you're welcome. ngo Itone it's tereza what ijambo Godfather ari. La poete Mabenda. mon Nimubona amour. mfite 60 ngire ngo ngewe ntago baza bakankanda hinari. Ntabwo ndi gusaba. Urongera muvumye. umva ngo In the beginning beginning. beginning umva nkubwira ikintu kimwe Ariko se nacecetse mukamyutinga izo mike zanyu bakambwira. ntabwo ngewe nashimishijwe no kwigaragura Ndi kosa nakoze. Blessing. nta kosa wakoze maze nagisabira n'imbabazi. yego umva ikintu kimwe ni kimwe gukora content ni uburyo wabikoramo byose it's your business nta ni beginning yawe ariko icyo mvuga ni iki ngiki icyo mvuga ni iki ngiki the reason siko bimeze the reason sibyo impamvu kuko nko content creator when you do that something like that sibyo man nakubonye hari boro nabonye ejo bundi urimo kunywa kaboro mbona kampani yanabitwitinze kuri Twitter kubera amafoto yanakoze retweet kubera was you nakoze retweet ira boro wayikoze neza cyane ariko none ikinyobwa cyane urakoze cyane birabigo sinzi bari cyane nabonye kampani ibyamaza gusa that stuff was okay ni bombastic nari yego ugende no kurana nabigize ntuza kabisa nabigize nabipromote nabikorera retweet ariko mvicyo nkubwira kimwe urimo kumva ufata umukanda nzugi nkuri ukagenda ukigaragura kuriya ni content biraza gusetsa abantu baraza kubireba ziraza kuba kasa mutwe ariko impamvu ngiye niyo ntashimwe impamvu yira content kwamamaza kira kigabo no kukigira igitangaza impamvu ni icyo ari gukubwira ntabwo uraza kubyumva urukumva ni brand urimo kumva so ukora content ku muntu usumbye izina urimo kumva udafite ibikorwa runaka uri kwamaza ukagenda ukikaragura kuri iyi imbere kubera ya kushodera byambabaje urukumva ni byiza ariko nyine hariya nkavuga nti Benda we urimo kumva iki kintu ari kwamamaza niba ashobora kwamamaza ubusa niba ari kwamamaza ubusa weekly packages rero uvuga naye ndagusubiza yego narangije niba urumva wumvise ko nibiri kimana ntabwo wumvishe umva nkubwire rero musubize rero Godfather utanyubahuka dore ndi mukuru wawe oya umva nkubwire ese nubaho yewe ntabwo mama yigeze ndeba subiza ariko ubishyire mu bwenge umva itone gato bikire mu bwenge umva musobanurire content creator cyari cyo sigaho kaburi sigaho iri gutwika mu gihugu iyo uri mu content creator ugomba nawe kwijyamo ngo ngiki iyi nkuru iri gutwika mu gihugu iyo ari yo yose ugomba kuvuga uti nanjye I joined the challenge sinzi niba uzi ikintu gereza ku byo nari gusubiriramo mu kinyarwanda umva nkubwire rero ikintu kiriho
Benda. Noze kutari kuri kuvuga ngo nanjye ndeke mvuga. That's it. Buriya ngambwira vuga. Bagukande. Ngo ikintu cyose nakoze hariya ngewe. Nakoze nigaraguye mu byondo kandi ubonaga ko nambaye imyenda yera pe y'umweru ndigaragura. Harimo n'ibintu mwe mutanamenye. Hari kuraribye ngo niyaba ndi bose barorera. Iyo ni indirimbo igiye gusohoka yakasa mutwe. Ngo iyo ni indirimbo itonde banze wumve ukuntu ngiye kubikubwira kandi ukazabibona nyuma. Yego. Ni indirimbo navuze niyaba ndi bose barorera. Ndabutse ngumanye Prophet Joshua nakiri nyine abandi bose niyo barorera. Ariko ari indirimbo igiye gusohoka irimo uwo murongo niyo abandi bose barorera. Okay. Bivuze ngo ruka rumaze indirimbo wifate. Ariko ukuntu twebwe abakonde tweta tumeze rekana na mirase ku ntego. Twebwe niba reka tuvuge ngo ikintu. Ejo bundi urabonye ko Kongo yatsinze bagatavuga buri wese baramugurira imodoka n'iki n'inzu. Babibonye? Abakonde tweta bose bavuye mu byabo. Yego. Umukinnyi abahemba amafaranga menshi. Buri muntu wese uri yaranyine baba bafite amafaranga, sibyo? Ari content creator wese yakoze content ijyanye n'iki niyo kipe nyine yabi ibintu byabaye remwa. Nuvuga ngo nanjye ndi guscrollinga gutya sindi kubona indirimbo ngo iri hit, sindi kubona ikintu na kimwe. Ndi kubona ikintu bita ATM machine. Oya ngahorekera urakoze cyane ntongere kuvuga icyo kizina hano. Urumva navuga ariko se abantu bose kubona nta kintu bari kimwe bari kwitaho. Kanange noneho njoyininge. No, biriya biba byinjiza. Biba byinjiza shiramo imbaraga zawe nani. Umva nkubwire rero. Ngo zamura titi. Namuzamuye. None ko nta by'amategeko tugiye kuvugaho tutarira ikiganiro cy'isomate. Nanjye rero jewe. Umva titi. Ko nta bintu. Ko nta mategeko dukeneye kumva ko nta ngingo nta mirongo mu mategeko. Mbabarira mbaza ikibazo titi mu bintu nakoze hari icyajyanishwa n'itegeko. Ariko naragowe pe. Wewe reka nkubwire Benda rero reka Godfather abantu barasebye man abantu twarasebye twakoze byinshi twarasebye hata upfa ko wabitse amafaranga ikintu ko bikora none amafaranga kandi Godfather uri kubimbwira hano mfite headphones zigura amamiliyoni reba waguriwe na Joshua jewe oya amafaranga yamaye narebye niko akunda uvuga uti man ibintu birancanze ndajyahe kubw'amahirwe Imana iravuga uti kwihangana bitera kunesha igahita ikorera mu bantu erega Imana ikorera mu bantu bakadutunga utajya kubona ukajya kubona ukabona Boskana anganze kw'intare iba yamukoreyemo abazi ibibazo Imana ibizi ibibazo mfite mana we uri inshuti ntagara ngaho kuri 300 no sense yego ku Godfather njyewe usibye no kuba kuri 300 tubona kuri 50 aka kanya nshobora kuvuga nizingura nahaguruka gutya urumva nafatira ijambo ry'Imana mu ntoki yanjye nahita mbumbura gutya urumva ngaho byuka yari tugenda bibe uko Imana ibishaka ntabwo umva nkubwire rero muhungu wanjye iyo scam yari ya kera ntabwo ubu biri gukunda oye nasikaba mugiye mu iri wanganzeho njye munza n'Uwiteka ngaho ngera ku gihugu naho banzugere ku gihugu kukubwira ngo nawe unkandeho okay god abantu 900 mwese muri Ariko twiniwe. position umwanzi Satani abantu igihumbi habuze dore ndabo witonde mukozi umwanzi Satani ariko riri ejo bundi sinagukanzeho uri kuri live y'ahantu ntazi iyo twose tugahita dushiramo umva nkubwire Benda si umunsi Rwanda wenda ndakurewe hari ikintu ndibuze kukubwira hari ukuntu Imana ivuga igakorera mu bantu tubayeho kubera Imana ntabwo tubayeho kubera Imana ikorera mu bantu abantu bakatugirira icyizere bakaduriza akazi Titi ni ukuri nta kintu kandi ikindi kintu utanazi Godfather
abantu banzi abantu izina ryanjye barimenye kubera ko nubundi nigaraguraga mu byondo we ubibonye ejo bundi umenyeje 700 bizi nigaragura nubundi reka imana tuyumva reka imana tuyishimire buri munsi reka dukoze umwanzi satani ngere mu bihumbi 10 abantu 1000 muri hano mukora ibi bintu nigaraguye mu byondo mwabibonye kubera ko ndi gushaka amarongo ndagira ngo Godfather yavuze ngo abantu bose rero nta kintu kimwe bamarira waba ufite inabyo waba udazifite waba ufite Galaxy waba ufite inabi we nkandaho kugira ngo mwereke ukuntu umugambi w'Imana Josine bebe no reka nje nihagarire hano murebe ukuntu Nyagasana akora ibiri Nadia yaje muri Canada itonde gato no nibariza Titi gato nkamubaza Titi mu bintu nakoze byo kwigaragura hari itegeko rihano ntaryo rwose bira nibyo bita ko turi mu gihugu cy'amahoro mudukure kuri iyo mibare tumaze amasaha y'igihumbi banatwemera no gukora ibintu dushaka ariko hari amategeko agera twagutikije ntabwo wagikora nayindi muri mu Rwanda reka nababwire reka mbereke 10,000 ngo ndabigeze kubona ngo tufata ari ku 60 ngiye mani nshobora kuza hanga sina nasabe coin kubera Uwiteka avuze uti Imana irakorera muri dore ngo yaje atabikugezaho David Jewe nagiye mbona ibintu byinshi Titi yaragiye none reka manzana n'abagwiza ukuri Titi naramubwiye bamufunga ndavuga ngize amahirwe narabuze ahantu nje abimubwiye watch my love thank you watch God bless you watch man go umugisha sheri wanje jewe nakufashe mbira Titi ndamubwira nari narabuze uko menye Igirambo twari tuziranye ku bantu bari hano kuri live mubona tubyinana nago Titi twari tuziranye ari hano nabi watch merci ariko washima twebwe batugeze muri 2 tutabona abantu bari kubereza amabwiriza nese urumva pano ni ya papa wawe ishimusa nawe twemeye gushimira abantu baduha gift terabwoba nibi rero abari ya data nawe yanse urumva se Godfather batamuzimije atacecetse thank you watch my love thank you ntabwo muzaza gushimira abantu bari kumara Titi wabonye imibare ndiho ndi kuri kangahe dore account ya Godfather ni kuri kangahe kuri 70 uri kumva natarenga aha ndakubaza ndi kuri kangahe uri kuri 60 ntabwo ari amakuru 60 nyagupfa ni 60 nyine 60 ke uri kuri kangahe nawe ariko nawe uri kuri 56 sorry erega ntabwo wakora abaforo wazo ufite ntabwo wakora igikundi ufite aha hano se ko nta byondo bihari hano ikintu gikora reka nyibasobanurire mwese ntabwo mukiza ikintu gikora kuri live nta kindi reka nyibabwire babwire ikintu gikora ugeze muri 5 babwire ikintu gikora okay mbabwire ndabashaka ko reka nzendaje mu kanya challenging ndi kuri Twitter ariko mu kanya wangejeje nko ku 10,000 ubundi ugakomeza no kuri Ben bagirana ku ijana share kamanze mvugi ndabura manigani benda wongere kumvugisha ugeze ku 10 jewe ngiye kuva hajamo ngiye kuvuga kuri Twitter ndaje mite nkubarangukana nkuzamukana bikurenge urarana mu kugarutse urasanga ndi kuri 70 izina rya Yesu ntabwo man tugere ku 10 wongere kumamagara ugeze ku 10 mukoze satani soni reka nisarira abantu batapige genda bangize kuri wafunguye kamera kuza kuba atavugaho ngosha sana wageze kuri 10 wafunguye kamera kuba atavugaho yageze ku ijana kuri 1k Titi ntabwo uri mu rugo ariko wapi ndumva wagiye muri nuzi nagiye mu mambo uzi ibintu kera bitaga mambo Kiramana arabizi ibintu byitwa mambo guys dukoze isoni mwanzi satani support me please 10,000 bazi
abantu igihumbi bari hano rega muri benshi man kunganga manigane ni ibintu byoroshye Bataho mu ndebere twini mu mukunde Nta twibandebye banzunguriza umutwe nabuze n'imbaraga zinzana kuri video. twine biju mu mukunde. Yo, Nabuze imbaraga zinzana kuri video. umva guys ka. Yesu yabakoreyemo mwambabariye ndabinginze basi ndataka Igihe. Araje yavuze ngo araje. Oh, you watch, thank you. You watch. asaba abantu kubera batari kuma You watch, thank you. Bari bakunyicanye mu kanya. Inde. Iwacu. Amama gift mushimiye bari bandi. Brenda mu mwange mu mukore mungeze kuri 20k ntenkiraho kamera ubundi nitereka aba bantu bari kumamaroza babonye ariko mambi gitangaza we mana we Brenda ndagukunda Brenda ni umuti abarira Godfather ave kuri X icyumuzi ndabigenze mana we mumbabarire basi kumana we ukubisemo igitengeze Hamagara abakire bawe. Uvuze mamagare Profete Joshua. Hatungutse namenya. Ariko Imana irakora kandi kirama. Hano kuri TikTok ntabwo bikora biriya. Hano ntabwo biramenyekana ku isi. Umuturima niba adakora biriya. Uzarebe umuntu bita Kata Efe yo muri Nigeria. Urebe content akora bro. Sigiri. Oya, bahaye ndi. Ari wowe kwa God. Itonde gato. Ndacyari kumwe na Nyagasani. Thank you Shagwa God. Yeah. Putu riwe. Putu. Ugasaba ni nyabasanyura sa. Kira wamba waneko. None se na Sara wakoze filime ufite aba YouTuber ufite aba subscribe uri hehe? Ito Ndiye Joy wa Kira Mari. Ariko mana. Thank you my Kariza. Mana wakoze. Mana Brenda. Mana waremye isi n'ijuru ukarema abana b'abantu. Kariza thank you. Koko. Ndasebye. Nagusebye. Kuma. Wakoreye muri aba bantu igihumbi bari hano. Ni igihumbi ngaho ndebera Kariza. Ngo Kariza kugejeje ku 3,000. Ndebera Kariza. Oh wow. Akuzamukiye. Kariza. Congratulations. Kariza kuzamukiye osha. Akari kutazamukiye kuri nyengo mweri. Thank you so much Kariza. Kariza level irazamutse. Dukomeza kuri ya level yacu. Ese kari bimagarikiyeho mu kabyam. Ayo. Ibihumbi 10. Oh, thank you, Joy. Thank you, my love. God bless you. This is so cool. Ibihumbi 10 itone. Ibihumbi 10. Utwo turoza ni mutwongere mwari bindashimiye. Ibihumbi 10. Tap. Position Kiramani. Position Godfather. Position Nessa. Position aba bantu bose baje. Bagirwa gatsindwe n'Imana indokorwa n'isoni ariko bitebya wakintu. Mwibuke avuga ati ndakubwiye ntabwo ibyo ubwibagije Wambaye kuguma kuri mitako. Yikorera Ukozwe n'isoni koko? ntabwo nakorwa n'isoni. Wibaraga kwizereye muri Yesu ntabwo yakorwa n'isoni. Hallo. Mana we. Isabato nziza ku badivantiste b'umunsi wa karindwi. Reka ko kantu mwazane rero ndebe ko Yo, baby Joe, thank you. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi twigaragaza. 1, 2, 3, 4. Umudive wa mbere Nana Karoza n'Amina. Abadiveze ibyo babijya. Bari mu isabato Benda ntabwo bari online. Umunsi w'umunezero.
tunde hagiye kuza ikintu kinini nuko Yesu aravuga uti muza n'uwo mugati mbugabanyemo kabiri. Itonde sabato nziza, munsi umunezero sabato nziza. Maranatha, mwami Yesu naze. Mwami Yesu naze, Maranatha. Sabato nziza ndasaze. Sabato nziza. Hoziyana. Hahirwa uwambaye imyenda amahoro Yesu. Hagiye kuza mu kintu ngo nindi coding ninde bivuze umudivantisi umunsi wa karindwi. Ibi birakora kiramana ngiye kumurenga ndamurenga. Ibihumbi 10 biragera izina rya Yesu. Ndabakwetse ibyo nibikora ndongera kwicara 10 ngewe ubu se nesara bejo bari umva itonde gato 10 gaza aho bigeze nanjye ndamusabiye ejo ndahabona mpindutse umufana ngaho keza ibintu biri kuzamukana shabireke nanjye amasana maze harahagije Godfather keza uri kuri 7 nawe umva nabyinnye ingeso zinabyinnye zingana iki Godfather ufite uwundi muntu mwitiranwa cyangwa niwe umaze gutanga universe birababaje kubura ukabura uguhemba birababaje bawumbwira Bejo, thank you. Birababaje ukabura uguhemba. Hayitanze wala nimba ari wowe basingeze ku gacumi ayitanze ari ahase inde baduhembeze none siko mbonye no kuri biri nyina afite ya gatatu sorry Godfather Kariza thank you Kariza reba Jen itonde gato babarira ceceka keza Salam. Thank you Kariza Joy Chekora ndakutinya Godfather respect aninya ku 60 ibyo humura nyagasana araje bikemura agataho murebe twine mu mukonde yitwa Bijou we keza banzungirije umutwe ibenda wabonye video nakoze nigaragura ndi guserebura ATM machine wambabaje sinajya nkubeshye nayo kuri Imana nimbere y'Imana ashatse no kuguhamagara ariko ndavuga ati ibyo uri byarangiye nibyanarangiye apfuka niba nakubabaza uzanababarira mwami Yesu ndakwita abantu abantu bose barakaye nta n'umugemerezi abantu nake ariko ndashimira cyane mu mashini life yanjye ngiye kurya amagi mu gitondo narya omelets breakfast mana ndagushimira buri ko muri kuvuga bari gukanda ubu nandaraje batakanda raka nkubwire Benda uzakira rangahe yaguhaye ndaguhamagara nejo nzaguhamagara nejo bundi waretse nashyiraho you have received thank you so much yishiriyeho God bless you ndaguhama n'igani ibazi urahangana n'umukire we kandi kiramusuzugura shaka nkubwire nako kanceceka nzakubwirira mu gikari ngewe twese niho twamubwirira ndaguhamagara thank you ufite umuntu w'ikiyaguheza none yego twereke uvuze ngo bigende thank you so much blessing God bless you ubundi kuvuga blessing I love you so much ngenda komesha wicika intege biraza gukora bigiye iwanjye umva mbabwire niba mushaka kureba amafaranga Godfather yamaye ngo Godfather Godfather kandi
Nesa wansabiye blessing wawe nk'akagalaxy. Niba mushaka kureba amafaranga yo Pucuri na Pucuri. Wamereye Keza Mane umva mubwire Keza. Mera Keza Uko ngewe nyiri umuhosta. Uko ngewe nyirwana y'intambara. Uyu muntu bita Pucuri yazanye abakire ejo bundi muri Parole. Yes we. Moise ndeba umande Moise Nesa nukuri kw'Imana ubu none niyo mpamvu rega nawe iyo uri kuri uriya murongo nkusabira. Umva wakoze cyane bakugeze ku 10 barabakoze. Shababa Kiramani wowe ibyanjye na Nesa mbabarira ubu byihoreye kubera kagahinda kari hano bro Nesa ari kugihumbi ndavuga ati Nesa mu ibintu byose bihagarara ariko buri muntu basamukande usha ngira amahirwe barabikora nako twagize amahirwe Mwambabare mugamagara wakoze cyane Clement mwambabare mugamagara wamuhamagaye wowe ndakunda Nesa hano ntago yahagera haza abakire gusa itonde mana uza amafaranga yamaye mana kanyabereke ariko ntago nayabereka ntangahe se Shabenda ndumva naguhamagara bandoze nakomereza ukabisa ariko amafaranga umurozi uri kundoga arakomeye bakanamwambura abakire bo mu kabari ariko nayabonye harya ngo ninde wakuzaniye abantu ninde wakuzaniye abantu urabisinge nkubwira gutyo umva bamwita Pucuri rero baramwambese Mr. K wamaye baby Ryan. Pucuri yakuzaniye abantu Pucuri wakoze kujya gusapotinga Benda kuwa gatatu warakoze Wamaye baby Ryan gatatu mujye kumusapotinga Benda wowe tene yamanukaga Pucuri bari ku cyumweru si ukihakorera ntabwo nyakorera sheri na agenza nabireka nibera 8 mu mafini Sharega mubwire Benda mwembi ndabahamagara mbaseke mani ariko Keza ndamwereka amafaranga yamaye umbire ko wayasuzugura kandi ndi bubahamagare mwembi conference nyine none urumva navuze thank you sinzi umubyeyi abafite navuze Nesa turavugana Nesa sheri amafaranga wahaye boss kandi yaguha imyumbati wagize ikintu umbwirira umurozi uri kundoga koko gashaka kukubuza bikomeye imyumbati umuntu yewe azarya ngira ibyishimo bikagera no kunsa ngira ibyishimo bikagera no kunsa imyumbati barara bayitetse mani umva banza wumve Keza ubwo nuza melody yaramforowinze melody yakimforowinga ndana n'imyenda ndandagara ninde wabyitayeho no one people man umuntu wese kuri Nesa agomba ngwiki hello umva melody yaramforowinze njya kumuhanda ngura n'imyenda navuze induru ndataka naruhuruza kubera ki nta document nari ngezeho none nkanswe ATM none ibaze ATM yakanze akanyenyeri bihuriye he na melody ndaza ndaguhamagara wumva igihe cyose uvira live urahita ubona call yanjye mwese ngiye gukora ni follow mwese wani follow wewe ntabwo bafana Kiramani filime zanga ibyo zanjye zabo Benda Benda wanje nkura mu bantu Benda unkoreye ansero Benda unkoreye ansero Kiramira uvuze gutera n'abakire b'abeza mani kumera umugisha mwana mama umukire uvuze unkoreye ansero oya ntabwo nakora umukire ndi kuvuga nabo bano ba Nesa na ba Keza na ba Kiramani ntabwo nabikora uramfora winguye Benda exactly agufora wese wabiki yewe sinkufora wingura gusa ndakubloka because God bless you sheri wanje mboro kurebe kubona live yanjye nayo wabona ndende ewa kukubloka byo ni inshingano Maririra Miracle muri mbere kari muri Maririra Miracle wiki Benda okay Maririra Miracle uribuka ko ubumva ukuntu abantu abakorera amafaranga mu ibanga uribuka Kiramani afite igitabo avuga Ririra Miracle akazana umuntu wambaye t-shirt iri wanditse Ririra Miracle agahita agira gutya
kubera ko bagize gute bamugiftinze. None ndi kuvuga ATM machine kubera ko yamaye amafaranga basaku. Kwera iki ngo murusha izina. Ntabwo murusha izina umukira haba akagira uba ufite miliyoni y'aba followers ntaho muhuriye. Merci beaucoup. Bwenge. Courage. Urabona yuko nageze ku 10,000 byangoye ntunkorere kandi foro ndakwingitse. Blessing wanjye. Muri umuti kuko umunsi nagera nko muri 20. Wabukoze cyane. Gufollowinga abantu no kugira nta kintu bimaze. None se Kiramani ndi murusha abafana hano. Ko mwagiye mubiri. Ko musari kuri kamera. Nawe wamublote se? Oya ndi kukubwira ntabwo aba followers nta kintu bamaze ntabwo hari followinga na wabaho warya saa sita nijoro wananywa. Yego ibyo turabyumvikanaho. Asu Boscara ntabwo followinga kugira ngo nabyemere. Yaraje Amerisinare 70 nakuyemo amafaranga ngahe miliyari 2 arimo barambika. Miliyari 2 havise. Miliyari 2 Kudukiranye mwana kudukiranye. Abajura baraje bagutere rero. Korera muri aba bantu ba miliyari 2. Umujura n'abazukuri se yaza kwibiki. Arambise. Miliyari 2 n'indi uzitangaza. Igihe wahereye kurura zifite. Bazurebe. Ndakwibutsa ko Nesa kurusha amakoyini. Nisarandusha. Ewe usiko neza ibaze kira Nesa yajeho sasa. Mana. Yo. Nabanje nazaga joininga mubona. Go bana we. Yo mpamvu bakumvuga ko kwihangana bitera kunesha uraje urebe. Wowe waje ryari? Ako gasuzuguro muri gusuzugura ngo Blessing ari hano mukanya yagaca. Iyo Kira mafite kugenda cyangwa uri hano. Ndahari. Ndagenda saa 7 zuzuye. Kira mama ariko kuna abantu bankunda. Ngiye guhamagara umuntu nuna ahite ageza ku bintu bijana. Gaye bazugiye no guhamagara. Oya ngiye kugira ngo biri kuna abantu bankunda. Uwo muntu nawe ubaho. Biki? Gumaho Yesu ndi wakubwiye ko ataba katamwere. Mundishana. Agasa kansona. Ntabwo Imana igikoze isoni umwana wayo. Nuko Yesu ararira. Amen. Ararira. Uwo no murongo ushatse isaha yose. Ararira. Arire. Ndi ku 4,000. Kandi Yesu arabiyebye ararira. Arabenda uri fake vi. Uzaje umurongo isaha yose ugiye gushaka bityo jambo. Ariko reka mbwire Kirama. Arawabu utabuza. Hano. Kandi duhurira mu kabari uwo muntu. Kandi amacupa yose yo mu kabari arayazi inzoga z'ubwoko bwose. Azidoni ihuriro. Keza ndagukunda rata wamfura we Anetomechi for sure. Byanditse If you confirm. Benda byanditse. Umva Kirama mu bantu. Barira bahaye Thank you. Urabazi abantu bajya barira bahaye ama live men nako amakoini menshi. Uwo muntu uramuzi uri hano kuri no fana. None se ubu bintu kudapfuka. Nange rekane. Nuko Yesu ararira. Man keza yararize. Mwe mungeza kuri comment wanjye yararize. Keza ararira ndumirwa. Ndavuga neza ni mama. God bless you Nkotanyi wanje. Keza ararira ngo mana we time be. Ngo mutike nshimire mu top gift. One nagiye kwigaragura mu byondo baranze. Nawe ariko wararize.
nawe wararize umva sikeze ravuze muri kuzamu mware ibyo bene we yaransekeje aragiye yicara aravuga ngo ayiwewe akuja mugenda noneho buriya nigaraguraga mu byondo. Goya uko washimira kose nari bashimira ko ari cyo baguhaye buri wese na style ye wese n'inyogoye. ngiye kwigaragura mu byondo nibyo bikunda nashimira kumana. Ese we nigeze nkubuza kwigaragura mu byondo Benda? Wambwiye ngo nakubabaje kandi mundebere ahantu iyo nakubabaje urabibwira. Mundebere ahantu haguye imvura mubwire Benda ageyo hari ibyondo byiza cyane. imvura imaze iminsi itagwa wayikuye he biriya byondo babikuye? Nanjye numva aho yabikuye. Biri hano hanze ngoye umwanda wa ATM iharana inyuza mikro ATM machine ngwere none hagende mbyigaraguremo ngeza mu dagira umugeza mu 10,000 maze mbere mugire vuba mwere none nazaterura fone ya nsoke hano bihinduye isura 10,000 kugira ngo noneho kugira ngo wemere ko manito uravuga bikandire ku bandi uravuga bikandire ku bandi. Thank you Bubu. Blessing wanjye yabaragarutse. Blessing nugaruka uzongeza nko kuri 20 uragukoze cyane. Mana yanjye we 10 riraje. Ajya wacitse n'ibise. Ni nuzuza 20 uyu munsi ndahita nceceka. Jenny usko nta muntu yitaye kurirenza bebe. Usko nta muntu yitaye. Thank you Bushu wanjye. Juliet. Ngo nago duha ingurube 10 ibabo be. Nuko yesararira. urahita uvuga ngo 25. Oya ningera kuri 20. Oya Benda haguruka kuko nuko yesararira. Nuko yesararira. Urabona nagera kuri ibaze mu Katolika bigeza ibaze muvane kwa Yesu birangira navuze Yesu. Hagati aho mundebere twine mu mukunde yewe twibanzungurije umutwe nukuri depression kayikanyisha n'igiye gusharinga umuntu kiramana mu mukure inkotanyi n'ubuzima MP usika depression kankubise nagiye gusharinga boss iri kuri WhatsApp mutima uranje ndabireka yewe nta kibazo nigumira hariya nta WhatsApp kandi ariko mundebere ngiye kumarika kuri WhatsApp ndi muri wanyara nageza ngo nkajya riri buri kanya. Benda ngwino dore bagukanzeho riri nawe njya musharinga ndi uwanyuma nguko ariko Benda atarugize 2,700 ngwino nta ujusharinga te Yesu we uze kuraba muri messages apana kuri WhatsApp kuri TikTok reka ndebe butese ndagusharinga umva n'ubu ngiye kugusharinga kananye ndebe ko Benda haguruka hariya ya magambo yabuze muri Bibiliya yiyanditsemo n'ubu ndagusharinze reba urumirwa ndagusharinga byanshanze ego ahubwo nahandi mu kanya ndahava ko mbona ibibazo nkomeje kuba uwanyuma nyaboneka ndabona boss ndi umusanga Nadia urakoze gukanda kuri Benda. Thank you so much. Kamugushimirire n'ubundi n'umuhungu wanjye nakunda arakomeza rire hari. Mutesi Jovia, thank you kabisa, thank you for blessing me. Benda ugeze ku 10 mwana. Thank you so much Mutesi. Jovia watch. Thank you my Jovia. Benda ni mandunguka abandi bakire. Yewe mana we ngumba yiwe. Ngo ukanya mu bakire banje Mutesi yongereyemo Benda urajya. Benda uraze ko ngiye kugufata kwa Mutesi Jovia wanjye. Munyuzurize 12. God bless you my love. Mani kumugisha isubiza ukuye mana ni nesa birikora rero bajya wituriza umuntu n'ubundi abafite kongerere igukubire ko bimeze byarananiye kubwira umuntu ngo yongereraho ngugeza ibyo yateganyije ku nganda wundi bari bubinkandeho uko biri kose mubonye ngumba y'ingwe ahangaha icyizere kiragarutse ko mpava yo ngumba yaje ngumba wanjye nanjye jondi yamfuye agasoni disi aravuga ati Benda
mbaye ko umuntu adaha kari imfura. Jovia wangu, thank you so much. Nje muntu ujye profita ku bantu mwese banyu mwese Ara amazina nkunda aza gutabara aho bikomeye. Ngo Jovia banabaye. Yesu ararira se yakomeje kurira hariya Yesu ararira afite amava akomeye. Narahogoye Yesu ntabwo arize guza arahogoye. Uza amavi reba amava afite bro ibaze uriya mwanya wose ko tutari kuri Noheli se Yesu kandi ubu ntiyapfukama byanyabyo agiye gusenga ngasenga Imana by'ukuri atari yigirisha. Eti mashina oya Julia tusiko nsanze ari byo disi sha mfite message nyinshi zawe ndagusharinga ariko gusharinga byakomeye narahebye sinzongera we umuntu ongera Julia nimba arira aho no watindiriye ndakwambabaje n'ukuri kw'Imana benda banatangiye kugabanyuka garuka akabantu nabona namwe mugira benda yaduteye ingoro abantu tugira mu gihumbi mwanze kumugeza ku 10,000 abora udukora imitima Kirama wavuye kuri kabiri ngewe se ko manifitiye abantu banje easy bobo easy yo baragukura muri nungutse witwa Mutosi Jovi unawe yongereye mu bantu banje reka tumukure muri big none se ubundi godaraje yisubize narinzi yuko Kirama easy bobo oya rega nkubwire Kirashu uri kuri direct Mutosi Jovi wanje yaje Jovi uraho Juliet reka twikundanire ntaku Jovia thank you kabisa urakoze abanganya amabuna barabaga kunsuhuza Jovia urakoze kunsuhuza yegeranire benda byuka benda bagutayemo urashaka umwera benda bagutayemo Jovi akuramukije akubesha ratanye bari gutamo benda reba hano Kiramana bagutayemo ugeze ku 10 benda ndanarigeraho Jovia ko yajaje ndanarigeraho ko twapfushije umuntu hari ako disi Mutesi Jovi twenda kwitiranwa kwa Mutesi Jovi kwa Mutamba Juliet how are you so benda benda raguma hariya uriya My Jovia, thank you son. Thank you. Ibyo bikaba bihuriye he? Mutesi na ntuza bihuriye he mu muta? Na Juliet nanjye birangije. Ni MJ. Nese batari Mutesi Jovia MJ na Mutamba Juliet batari MJ twese. Yegora. Ariko buriya benda yaretse benda wari surprise benda buze kwa yarageze ku makumanota ngahe ariko murasetsa none se murebe niba atahwereye ngaho nakomeza pfukame urebe ntabwo benda yavata yageze murarebe nuko na bibira n'isembanye kwaye bro akomeza pfukame none namazi saha Mungandire kuri Hatima babishoboye. Biriya biroroshye Keza ntago bizi ko benda ageze kwinyagiza. Sawa nyine ngaho nakomeza napfukame. Keza ugatarajya ku 10 ndabigeraho bura. Birago urabigeraho ariko ndakubwiye none abigeraho ntubirenga. Ubuzi Keza igihe amaze Mungandire Hatima. Jovia yaje. Keza uyu munsi wanze nyine sha uravuze ngo 10 sinanabirenza niyo harengaho igihumbi ariko urahita wemera nakazi kawe menye ibyawe ngewe byanjye numiwe ubwo rero nakazi kawe aririmba bari mama uswa narindi hano kuva saa 11 ni mimi na wewe tu Kirama hano hatambutse intare yego ko kiri boss yaje uyu boss my boss in the house. Hallelujah. Welcome boss. Abanyuma ni babaza babambere ariko. Nukuri pe. Ntakuri ntunsize mu ngano se shandi ni. Ntunsize ndo wanyuma nk'ibisanzwe. Ndo wanyuma na boss rikomera. Boss wanyine ngiye kumamagara buze gato. Kabiri nari mfite agakubye. Agakubye inshuro 6. Jesus. Usa ninjye wasigaye muri Wanyara. Thank you boss. Ntabwo benda ari Shaka mbabwira none ndaranze abandi pe. Abandi n'ukuri.
ariko beri ibingibi bari kubyikoresha bro ntabwo avamo hariya buriya riri no ese kunsize sigaranye Nyamara nanjye mbaye wano hari umuntu wagiye live urumva birangira agagaye kuriya abantu bari kumureba. Ndamwibuka mu Nigeria aragagara arapfa nuko yarapfuye apfa ari live biri seriye. Abantu bahita bahamagara bakajya mumbare mukorera imana nkange gutari abantu bari bazi agace arimo bahamagara polisi ijyayo gutya ari live. Ibintu nkoreye imana yanjye Ceceke gahunda yo kwihera ndayikomeje mbere mvuge ariko nyamara ashobora kuba afite ikibazo ushaka turi kubiseka. Oyazi kirama baje kwemeza keza oyazi bari bavuze ngo ntabwo ngera ku 10 bijya basimbire ese ngewe ko nabivuze ngendeye ukuntu nabonye ikibuga kimeze. Ikibuga nagaje gihinduka keza kirahinduka nose Jovia ntabwo yarahari none yaje kandi narindi kuri abantu bose bari ahangaha bazamutse kuri pano bose bibiri byaje ndibuze kubivaho ikibuga kirahinduka ntabwo bagiye koko rero sinzi kidashoboka nta kidashoboka. Thank you Bosli thank you so much Jovia nta kidashoboka uva kuri 2 ukajya kuri 12 ari wanjye ngaho urabeho abanyiri hano ku icyenda Diri Jovia yarataraza none Jovia yaje ihangane namba nawe rero iyo abonye Bosli nawe ko yahageze Bosli sasunga kabiri yaje Bosli abantu banjye mwantaye muhirwa twini wanzabiye Bosli thank you Bosli doraragutaye bless you Bosli ukubona ha Bosli uko ndeba ndi twini wagiye umuremo shana abo twini Bosli wanyuma basi ndeba nkunde ubundi ndashaka ubuze nimba utabona kicuritse nimba Bosli na Galaxy ataye badutondeka ikibuga cyicuritse ndakurahiye Bosli reka kure ibimurimo thank you muhirwa Bosli reba twini wariri umukunde umukunde Bijou Renese mukunde Juliette Godfather we mumurebe mumukorere Anfona na Buru urageze kuri 60. Jovia thank you kabisa kumura ku mutima wawe na Kariza Joy wanjye thank you Melissa mukomeze kurusha mu muturoze Benda njye nayo kugirira mu ako Benda afite ikibazo nyamara ni muzima mani Benda biri serenge ntangiye kubyuka akumusa ubu ni yahwiriye Benda muhamagare mwana sako yahwiriye Sandra magatima kamusha abamesi mampaye nukuri nubwo Sandra agatima shira nosiro nora yikubusha ya Benda ngo amuhamagare kamuhamagare bana yikubusha ese akaba yapfuye ameze kuriya yahitagwa hasi ntabwo yapfa ameze kuriya ntabwo yapfa ariko yagagara kakagara ameze kuyoze uza kubona umuntu wapfiriye live ibyo bintu ntiwabivuga none se umuntu yaguma kuriya cyangwa aragwa yapfuye ari kuri live nyine waguma kuriya cyangwa uragwa ndi kuvuga ngiye ko yagwa ntabwo yaguma kuriya ashobora kugwa nyine nkeneye mu Jovia mu buzima bwanjye kunganya na Bosli wanjye hamagara reka muhamagare nta kibazo cumi ngiye kubirenga ariko twumva akira hano ubunyeretse ko nyifite akazi kenshi ko gukora ariko zirano bigenze bite yishimirire Bosli ukuri kwibara pe ahangaha buri wabonye ko agifite inzira ndende y'ubuzima reka nsharinge Bosli ndagaruka kubera ngewe ariko se ko atabuja Benda koko Bijou namba nawe ubu nsharinge nde ntago ari kubuja none ngira ngo arahita aseka yibutse umuntu na sharingo ariko se Benda yakuyeho telefone kubirenga
oya arashaka ngo ari tumugeze ku bihumbi kutwumva 10. ntabwo iri gucamo nimero yiwe mani ni muzima mwese mwanditse bakamuha tukareba mwamure wanditse bakamuha ko kuko yabihana arimo ati arahumeka namubeshye ngo bamuhaye ntiyanahindukira. baba ari kubyumva ko bamubeshye nese bamuhaye kugira ngo twese ntitwahita tuvuze induru arabyumva none se akantu gashakuje yamenya gute ko kagiye iwe? ni uko uwo bagahaye ahita ashimira ahita ashimira twahita tumamagara ngo benda baguhaye baby lion Ndetse turebe ego ko wantarewe Benda dore intare ishobora ntabwo ibyo bikora riri ntabwo ibyo bikora ni ukuri buri munyarwanda wese mwifurije kira umujyo mutesi yaguhaye wabibonye yo my god mutesi noneho kuri abantu banjye mu nkanda wumve kuri iyi mibare dore kiramani nawe aramfashe mu ayisaba n'umutopu bwite wanjye kira yo mukuru Wampaye ngeze agatima. byibura nko kuri 20 nanjye ndagatima okay ndabura agatima kandi ndabura gase gato Benda ni ukuri kw'Imana usko dushaka kugira blague umuntu biri seriye mutesi wanjye kabisa atumye nsa neza urakoze Benda. ari umuntu aba ari ahantu hasa nabi umugani wa Benda yatekereza filime zose yakoze akavuga ati ariko se Benda ni umudivantiste w'umunsi wa 7 uyu munsi ni wa 5 w'isabato nimba ari gusenga ego ko Jojo yahageze thank you Jojo uzikatabusha we Sunday man kumera umugisha sweetheart kandi wampaye agatima nanjye Benda mu mavi hawe harakomeye with the heart thank you Benda urakoze guha Benda icumi ryageze kuri ino shamu tubabarire Benda uyu ni nduguhaye Benda ngwino ni wibwa tumuhaye ni wibwa Benda hati rwose ntabwo yakemera ko baraguhaye shobino Benda nyine ntabwo nakubeshya umuhamagare basi agira umuntu yihera agatima 10,000 urabifite na 300 namuhamagaye ntagira Benda gucamo ngende ushaka agatima ngewe ni seriye agatima Benda thank you Kila thank you so much with the heart urakoze cyane guha Benda nukuri arakoze kumuha nubwo Benda king of kings king garage mutesi wanjye aracyahari ejo wakabonye wanjye aracyahari njye ntabwo nyine abandi benshi mutesi arahagije mayi mutesi aracyahari ugera muri 12 mu byita muri imikino make niyaguhejeje aho ariko mana we sandi ubonye nyine wica amazi widahati uzuze ubushimire hanyuma usubireyo nakubwira iki abandi bahaye imitima mu madonati sande rata thank ariko imana izanyibuka tu haracyari kare akoze Yesu Benda yanyibuka mumaye mutesi wanjye aracyahari umva mubwire telefone ye Benda ngwino ushimire widahati ubundi usubireyo mwumva amafaranga ya ATM mashini amukozeho amafaranga ni ibintu uzi yakujyana mu byondo akabura kukugagaza ariko ikibazo nuko atarimo no kuguja nta muturanye afite ninde utuye hafi ya Benda mugire mukomeze titage mundebe Tite yagiye ngeze kuri 20k reka mpindure imisatsi wawe na wenda hari igikoretse da ego brown thank you kugeza kuri 12 Brown ratunganyishije nge nawe oh shit thank you sheri muhe na keza di thank you Berize barabasa Benda asize ifoto ubundi arigendera uvugira oya nagaribyo oya ndari ifoto none se njye nawe ndi kubyumva none se kujya atanabuje na gatoya none se ubwo afite amafa ameze ako naseka shashizeho ifoto naseka ku buryo nana kamuhe ndebe kira nagushobotse Benda wageze nose ravana bigenze bite yageze kuranga wabye arageze ku 10 mapumbu ya wema Benda mu mumanure murebe katagaruka mu mumanure Benda
Mumanure. Benateri yashyizeho ifoto